Yes brother. Yes brother. Meze bite? Fresh nari. Bakwita ndese. Nitwa Prince Louis. Be? Prince Louis. Prince Louis. Wirwa gaso. Louis ugiye kuduhikisa. Ngiye kubahereza hip hop. Hip hop. Yeah. Old school. Old school. Cyangwa new school. No. Old school. Yeah. Kabisa. Kono yambaye rinete nk'iza Makaveli. Man. Akatugutega amatwi tukumva ta. Yeah. Yo, ubushishi buri kwisiga rukazabaye nyinshi mukoroni buri hamwe buri umwe aheza iguni ngo Yesu ni umusunga abandi ngo ni umuyapani ibyica magana ngo bakubaza nyagasani kubera ubu butunzi buri wese ashinga idini ni business njiza kandi maze imyaka myinshi vukuri kwibiriho sindi hano guhaka mfite mind kararasi sinayoboka nk'impumyi freedom ko nayo ruhu rwera kitugenga yakoze heroine ndetse akora kokayine isi nyinshi cyane situgira nk'amapanci ogoswa arayoboka no test nyagaruka mani gari gupfa buri munsi turahamba rukiga nayigaritse from Monday to Sunday imihanda zara struggle twabuze nayiki baba sinayikumbura ya mitsi yari nk'urugamba mani gari bro ko yatangiye gupedana ninde uzabibazwa n'amadini ari kubyemera Jihad go ni Sonia Dumba ngo ni Shania ndacyari kwibaza gure kipe y'amavubi itsinzwe buri munsi twarabyakiriye twese buri uko bibona binkumbu zagatete Jimmy upcoming nowadays rap yanyu ni igihuha ifro na message cyo mushaka no gusunda buri wese ngo ni king kandi byo nibigikora buri wese kiri manzi yumva hita ari ugucemba nzanira batari urakoze yes thank wa mwese nkunze cyane uburyo wanditsemo hip hop yawe nibyo koko ni old school uburyo utanga message mu buryo butandukanye n'uburyo flowinga rhymes zawe ziri kugwamo fresh genda bikunze ngo yes mani baguhaye yes bombi ngewe niyo ntavuga n'ubundi ariko ugende wongere confidence sibyo akantu ka confidence niko konyine ugomba kongera muri nuza yawe kuko watangiye ufashe iryo koti gutya sibyo urinze usoza ukirifite gutyo kandi nk'umuraperi tuba dukeneye nuza n'ibyo uri kuvuga nabyo biguse body language mu maso hawe nubwo tutari kubona wambaye rinete umunwa wawe geste zawe byose biba bigomba kugira ute kugendana nk'umuraperi ubwo nanjye nyine ni yes tu urumva ko hano SP gang isigukubita audio dore uyu ni boss wa SP gang ntugende mutavuganye uburyo audio igomba kuzakorwa asante kabisa sawa sawa